Welcome to the first number one in Kigali in Rwanda. Iyi ni Bonye Talent. None ahangaha twatembereye hano kuri ku Mazi. Rubavu ku Mazi. Hano murabona ukuntu byari byifashe. Twagiye tureba ukuntu byifashe, twarahageze. Turabona ibintu bimeze neza, bishyushye, bigiye uko biri abantu bagenda baza bitabira ibyishimo. Hano ku Mazi ni ibintu byari bishyushye bigenda gake cyane. Iyi ni Bonye Talent yarahabagereye cyane hano ku Mazi, ku bintu byari byifashe. Urabona abantu ukuntu bameze hano ku Mazi, hararyoshye cyane, hararyoshye. Abantu bitabiriye ntabwo ari benshi cyane, ariko barahari ko bake n'ibyishimo bigenda byitabirwa gake cyane. Turabasigiramo video rero mugumye murebe ukuntu byari byifashe hano ku Mazi. Twarahabagereye tumasha kumenya ngo mbese Expo abayitabiriye mwawura banganya n'abawura mwaka. Expo uyu munsi wa none turi kubona bitandukanye n'ibyawura mwaka. Mwawura mwaka niho bagendaga babyitabira cyane, bitabira cyane kabisa, ariko ubu ngubu urabona ko ibintu biri kugenda gake cyane, kugenda yitabirwa gake. Niba wenda sinzi ukuntu wenda byifashe, impamvu bagenda bayitabira gake, asanga ari imbogamizi zo mu mufuka ntawamenya. Iyi ni Bonye Talent tujye kujya tubagezaho ibiganiro bya buri munsi, ko bukeye nuko bwije, tubagezaho bimwe mu byo mukunda. Hano twarahabatembere, twahageze tugira tubarebere uko byifashe. Harimo n'abantu baba batuye mu ntara batari nk'urubyiruko rutazi ibintu bya Expo, cyangwa se batari bahagera ngo barebe ukuntu biba byifashe. Uko byifashe rero ni uko twahabagereye, niho turi ubu tuvugana, niho turi. Bimeze neza, turabona bigiye bigenda neza. Ibintu bimwe na bimwe birahendutse, ibindi birahenze. Ibyo kurya ntago bihenze cyane, ariko ibintu biri kugenda birushaho kugenda neza cyane. Turaza kubasigiramo video rero kugira ngo mukurikirane buri kantu n'akandi muri Expo. Buri kantu n'akandi tugiye kujya kurikiranira byinshi byimbitse birenze ibi ngibi. Nitwa M Hero. Kora share and like, subscribe kugira ngo tujye tubana nawe mu biganiro bya buri munsi. Bonye Talent.
waba wifuza kugaragaza impano yawe cyangwa ufite icyo ushaka kwereka isi, kurikira Mbonye Talent, inama zigiye zitandukanye ndetse n'inkuru zigukora ku mutima. Kurikira Mbonye Talent, aho izajya kugezaho ibiganiro bishya kila siku Mbonye Talent ku mutima.